ntabwo wabyumva neza ukuntu tugenda tureba amafilime agiye atandukanye ndetse tukareba n'izituryoheye tukagenda tuzishimira cyane. Abatuye kuri isi bumwe twese tuba dushaka kujijisha amaso kugira ngo umubiri wacu ubashe kuba wagira ibyiyumviro ugenda wiyumvamo. Twagiye turi amafilime menshi cyane agiye atandukanye ndetse n'ikikango, tukareba filime z'abazimu cyangwa n'izindi filime nyinshi cyane ziteye ubwoba, ariko izo zose zikaturyohera cyane. Ese kubera iki ubundi uyu muntu wazanye ibintu byo gukina filime yabizanye gute? Akenshi na kenshi rero gukina filime ni ibintu bizira mu munsi cyangwa aba afite impano. Kenshi na kenshi rero hari filime nyinshi cyane twagiye tureba twinshi, tureba n'izindi zigiye zitandukanye nka za Boyka, izo zose ni filime twagiye tuvugaho zagiye zamamara, n'izindi za Jack zigiye zitandukanye z'ibihinde. Rero ndongera ndagarutse rero, abantu benshi cyane mwakomeje kugenda muri Fast and Furious, ni filime rero yagiye iryohera abantu guhera ku gice cya mbere kugeza ku cya 10. Ese wari uzi ibigiye kuba noneho? Ibi ngibi nibyo nguhishe rero muri iyi video ngiye kwita mubwira aka kanya. Reka tubanze twamamaze rero ubundi tugaruke kanya. Uri umunyamahirwe ubashije kuba wafungura iyi video ukabasha kuba wayireba. Iyi video irakureba kandi urasanga harimo ibintu by'ingenzi kandi muri wowe ukeneye. Muri Angel S Private Driving Company. Iyi ni kampani nziza cyane yizewe iri gukorera inaha iwacu mu Rwanda mu bijyanye no kuba bagukodesha imodokari. Ushobora kuba warirukanse ushaka ahantu wakura imodokari warahabuze. Muri Angel S tugufitiye imodokari z'amoko yose, aho ukenera imodokari iyo ari yo yose ushaka tukayiguha ukayirirwa mu munsi wose uyigendamo. Waba utanayizi kandi tukaguha umukozi ubashije kuba watwara imodokari neza cyane akirwa yigutemberezamo. Ku bantu namwe mwifuza gutemberana n'imiryango yanyu, ni byiza cyane, hano tubafitiye amamodokari menshi cyane watemberamo n'umuryango wawe wose. Kandi kuri ba bantu namwe mukoresha ubukwe mukaba mukeneye imodokari nziza cyane, muri Angel S hari imodokari nyinshi cyane zijyanye n'amakwe, aho ushobora kuhagera ugahitamo imodokari nziza cyane twaguha. Kuri ba bantu namwe mwifuza kuba mwatumiza imodokari mu mahanga, ni byiza cyane, muri Angel S izi service nazo turazitangamo imodokari ikakugeraho kandi bidatinze. Kuri ba bantu namwe mwabitse perime mukaba mwarabuze akazi, muri Angel S turi gutanga service zo kwa applyingamo akazi, aho ukuba ufite perime yawe uza tukaguha akazi nta kindi kintu bisabwa. Kwandikire kuri iyi nimero ureba hano kuri WhatsApp ese cyangwa uyiduhamagareho. Ukeneye kumenya aho dukorera wahamagara kuri iyi nimero ese cyangwa ukanyarukira mu mujyi wa Kigali aho bita Kicukiro werekeza ku muhanda ujya i Gahanga. Wakoze cyane kuba wadukurikiye. Byaba byiza cyane uramutse ukanda subscribe, ukibuka no kuba wakora ku nzogera, kandi wakumva yanakuryoheye ugasharinga n'abawe kugira ngo iyi video ibashe kuba yabageraho, se cyangwa ugakanda like. Rero ngibyo ibintu tugiye kuvugira muri iyi video rero nawe utigeze umenya. Wari uzi ko Cristiano Ronaldo ari we ugiye gukina muri iyi filime Fast and Furious 11? Ibi ni ibintu byashimishije abantu kubona umwami wa ruhago uzwiho nko gukina umupira ku isi w'icyamamare agiye kugaragara muri iyi filime. Iyi filime rero ngiye kubwira amafaranga yabashije kuba yabaca kugira ngo abashe kuba yakina muri iyi filime. Iyi filime rero Cristiano rero byabaye ngombwa ko kuba mwigenga cyane bitewe n'uko ibintu by'amasinema atari abimenyereye cyane. Byabaye ngombwa rero ko abituniraho cyane abaca amafaranga menshi cyane, bivuga ko yabaciye amafaranga angana na miliyari 245. Ese iyi filime izo miliyari izazunguka? Ibi ni ibintu rero twiteze rero kuzareba rero ikimara kugera hanze amafaranga izinjiza uko ifitangana cyane. Kandi Cristiano rero byabaye ngombwa ko bazamutoza kugira ngo azabashe kuba yakina seni zigiye zitandukanye, kuko akenshi na kenshi azibanda muri seni nyinshi cyane zo gutwara ndetse no kurwana no kurasa. Rero Cristiano rero byabaye ngombwa ko bazamutoza ibintu byo kurwana cyangwa by'amashuri kugira ngo azabibashe. Nibaza umuntu amenyereye gukina umupira, se gukina filime byo azabibasha? Reka turebe ko azatinga neza akabibasha. Iyo twabanaga yari Kwizera Jean de Dieu, kandi subscribe wita no twakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana. Tukamubwira ati naho ubutaha abantu mwakanze subscribe ni byiza cyane, mwarakoze. Imana ikomeze kubahezagira. Kanda like, kadusubire ubutaha.